muvandimwe udukurikiye uno munsi ndakubwira ngo wihangane. Inzi ko ufite ibibazo byinshi, inzi ko ufite ibigeragezo byinshi, inzi ko ufite intambara nyinshi, ariko Yesu arakubwira uno munsi ngo wihangane. Haleluya. Sawa, reka dusenge. Data mu izina rya Yesu, turagushimiye muri iki gitondo cy'uno munsi wa none ku cyumweru. Turi imbere yawe muri ano masaha tuganira ijambo ryawe, ibyo waduteguriye kugira ngo tubashe gukora umurimo wawe muri iki gihe cya none. Rero Mana, turasaba kugira ngo imbaraga z'umwuka wera zikomeze zibane natwe, ufasha abera bose bagiye kumva rino jambo, ubaganirize, ubiyereke kandi ubasange. Imbaraga z'umwuka wera zikomeze zihindure imitekerereze y'abantu, abantu bakomeze bagutekerezeho. Mu izina rya Yesu dusenze, amen. Dushimiye Imana rero ko twongeye kandi kubonana muri ano masaha y'iki gitondo cy'uno munsi wa none. Bahaye ikaze abantu bose bagiye kutwumva mu ijambo ry'Imana. Ndagira ngo mbabwire ko iki ni igihe cyacu cyo kuvuga ijambo ry'Imana, nubwo ari ibihe bigoye, ibihe bikomeye, ariko tugiye kuganira ijambo ry'Imana kugira ngo tubashe guhugura imitima y'abizera. Twese turahugurana, niyo mpamvu tugiye gusangira rino jambo ry'Imana. Nubwo ibihe bitoroshe twagezemo, ariko dushakisha uburyo bwose kugira ngo itorero bashe kumva ubutumwa bwiza, abantu bose babashe kumva ubutumwa bwiza, bashe guhindura imitima yabo. Uno munsi rero nagira ngo abadukurikira, muratuzi, nitwa Mureta Jacques, usengera mu itorero rya Restoration Church nk'umushumba wayo hano muri Nyagatare. Kandi nagira ngo muzamukurikira buno butumwa kuri TV tubashake, aho niho muzashobora kutubona. Reka dusome ijambo ry'Imana dusangira hano mu byahishuriwe Yohana ibice 3 umurongo wa 10. Turaganira ijambo kwihangana. Reka dusome ibice 3 umurongo wa 10 hano mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana. Amagambo Yesu yavuganye na Yohana, aravuga ngo kuko witondeye ijambo ryo kwihangana kwanje, nanje nzakurinda igihe cyo kugerageza kigiye kuza mu bihugu byose kugerageza abari mu isi. Ndaza vuba, komeza ibyo ufite, hatagira ugutwara ikamba ryawe. Unesha nzamugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana, nanje kandi nzasohoka kandi ntazasohoka ukundi. Nanje nzamwandikaho izina ry'Imana yanje n'iry'ururembo rw'Imana yanje, ari rwo Yerusalemu nsha izamanuka iva mu ijuru iturutse ku Mana yanje, kandi nzamwandikaho izina ryanje risha. Ufite ugutwi niyumve iby'umwuka abwira amatorero. Amen. Ndashaka ko tuganira ijambo kwihangana. Kwihangana ni ikintu gikomeye. Ndashaka ko tuganira rino jambo Yohana yanditse hano muri iki gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana. Iki gitabo cyanditswe na Yohana. Yohana yanditse ibitabo 5, ariko nshaka kuvuga kuri iki gitabo yanditseho cy'ibyahishuriwe Yohana. Yohana yari umugabo wakoreye Imana mu bihe bye, yahuye n'intambara zikomeye mu gihe cye, ariko ndashaka kugira ngo tuganire muri iki gihe cyacu. Nshaka kubabwira ngo mwihangane nkuko Yohana yihanganye. Haleluya. Yohana yahuye n'ibikomeye cyane. Yohana uyu tuvuga yari umugabo wakoreye Imana, wamenye Imana, ageze mu bihe bikomeye niho yanditse aya magambo. Bibiliya ivuga ngo Yohana baramufashe igihe kimwe bamuta ku karwa ka Patmos bamuhora ijambo ry'Imana. Noneho bakamubwira ngo nareke kuvuga ubutumwa, areke kwamamaza Yesu. Ariko Bibiliya iravuga ngo Yohana ntabwo yigeze areka kuvuga Yesu, aramuvuga, aramutangaza, baramufata. Bibiliya ivuga ngo bamuta mu itanura ry'umuriro.
bamushira mu ngunguru y'amavuta kugira ngo ashireho, ariko ntibyakunze. Haleluya. Yohana arageragezwa, Bibiri zivuga ngo bamukuye mu ngunguru y'amavuta, hanyuma Yohana ngo aragenda, baravuga ati uyu mugabo nitumurekera azamamaza ubutumwa kandi azavuga ubutumwa, abantu nibamubona bamubonye tumushira mu ngunguru y'amavuta, azamamaza ubutumwa, abantu bose bazakizwa. Yohana bamukuyemo bagira umugambi wo kumushira ku karwa k'Ipatimosi, bamugejejeyo. Bibiri zivuga ngo aho abonera Imana. Bibiri yusomye ku gice cya mbere umurongo wa 9 avuga ngo ku munsi w'umwami narindi mu mwuka, ngo abona ijwi ry'Imana ari muvuga ngo humura Yohana we nari narapfuye ubu ndi muzima. Ubu ndashaka kugira ngo tuganire n'ijambo kwihangana. Yohana arihangana, yihanganira ibibazo yakobona, yihanganira intambara arafite, ariko avuga kuri iri jambo yavuze ngo kuko witondeye ijambo ryo kwihangana kwanje nanje nzakurinda. Nimba witonze ukitondera ijambo ry'Imana, ugafata ijambo ry'Imana rikaba muri wowe, ukabasha kwihanganira ijambo ry'Imana. Bibiri ijambo ry'Imana ryavuze ngo nzakurinda mu gihe cyo kugerageza kigiye kuza muri ibi bihugu. Reka ngubwire ngo mu gihe cyo kugeragezwa twakigezemo, mu gihe cyo kunanirwa abantu benshi babigezemo, ariko ni wihangana uzabona ubwami bw'Imana. Nicyo nshaka kukubwira ngo ni wihangana uzabona ubwami bw'Imana. Ni wihanganira ijambo ry'Imana, ni wihangana muri ibi bihe byo kugeragezwa, ibihe abantu babuze umwanya wo gutarama, babuze umwanya wo gusenga, babuze umwanya wo kwinginga, babuze umwanya wo guterana, kuko benshi guterana ariko kwabafashaga. Ariko ndakubwira ngo ihangana. Haleluya. Ni igihe gitoya, ni igihe gito intambara zikazashira, ni igihe gitoya iyi ndwara dufite ikazarangira, ariko mureke ijambo ry'Imana ryo dukurikira twihangana. Bibiri yavuze ngo kuko witondeye ijambo ryo kwihangana kwanje nanje nzakurinda igihe cyo kugerageza kigiye kuza. Reka ngubwire ngo twageze mu bihe byo kugeragezwa, twageze mu bihe bikomeye, twageze mu bihe tutobona uko twabivuga, ibihe by'ubuhenebere bikomeye, ariko data yavuze ngo ajaturinda kugeza kumperuka. Reka ngubwire ngo numara gutsinda ibigeragezo, numara kwihangana ukanesha ibigeragezo, ugakomeza ijambo ry'Imana, kuko niwirinda niwihangana ijambo ry'Imana rikaba muri wowe, izakurinda. Reka nkubwire ngo turarindwa buri munsi, turarindwa n'imbaraga z'Imana, turarindwa n'ukuboko kw'Imana, turarindwa n'imbabazi zayo. Niyo mpamvu nkubwira ngo ihangane. Kwihangana ni ikintu gikomeye, ni ikintu cyiza. Abantu kwihangana, abantu benshi bahura n'ibibazo bakananirwa kwihangana, bagata ijambo ry'Imana bakarinanirwa bakarisiga, kuko ijambo ry'Imana ni ikintu gikomeye cyane. Ni ukuribikira mu mutima wawe kugira ngo utazacumura ku Mana. Rero ndabashishikariza bavandimwe, dusangiye ijambo ry'Imana, dusangiye agakiza, ngo mubashe kwihangana. Kwihangana ni intwari ikomeye ishoboza umukristo kugera mu bwami bw'Imana. Nutabasha kwihangana ibikugerageza, niko Yakobo yavuze hariya ngo hahirwa bihanganira ibibagerageza, kuko nibamara kwemererwa bazahabwa ikamba ryo gukiranuka. Haleluya. Nitwabasha kwihangana tukitondera ijambo ry'Imana, Imana izadufasha, izaturinda mu bigerageza byo mu isi. Izi ntambara turimo, mu bibazo turimo bikomeye, ariko umukristo iyo yihanganye azatsinda. Ni byinshi twihanganira abakristo, twihanganira ubukene, twihanganira gusuzugurwa, twihanganira gukubitwa, ariko baduhora ijambo ry'Imana. Umukristo agomba kwihangana mu bibazo byose. Haleluya. Agomba kwihangana, agasubiza umutima inyuma, akareba, akavuga ngo agakiza twakurikiye nako kwihangana, kuko duhura n'ibigeragezo n'ibibazo byinshi. Kandi iyo dusoma Bibiliya, abantu benshi bihanganye bagakorera Imana mu bigeragezo, mu ntambara. Iyo usomye intumwa zahuye n'intambara zikomeye, zabashije kwihangana, zirihanganira ibigeragezo, bahuye n'intambara zikomeye, ariko bashobora kwihanganira ijambo ry'Imana. Reka nkubwire inshuti yanje, muvandimwe udukurikiye uno munsi, ndakubwira ngo wihangane. Inzi ko ufite ibibazo byinshi, inzi ko ufite ibigeragezo byinshi, inzi ko ufite intambara nyinshi, ariko Yesu arakubwira uno munsi ngo wihangane.
Haleluya. Wihangane, ibibazo ni byinshi, ndabizi buri muntu wese muri ibi bihe afite ibibazo bitandukanye. Haje ibibazo bigoye isi, haza ibibazo by'ubukene, abantu benshi bahura n'intambara zikomeye, abacuruzaga ntibacuruje, abagendaga mu ngendo zitandukanye ntibagiye kubera impamvu, ariko ihangana. Nidusoza kino gikorwa, nidusoza kwihangana, amaze tuzabona ibihembo ari byo by'agakiza, tuzabona ubwami bw'Imana. Reka nkubwire, twahuye n'intambara zikomeye, twahuye n'ibigeragezo byinshi, twahuye n'inzitane zitandukanye. Nakubwira iki? Abantu benshi bahuye n'intambara, ariko reka mbabwira ngo mwihangane. Nukuri iyo dusubiye muri ubu buzima bwa none, muri iyi ndwara yateye isi, nabonye ibibazo byinshi abantu bagize bitandukanye, ariko reka mbabwire ngo inshuti zanje, nimwihangane, mukomere ku ijambo ry'Imana, izaturinda. Ugiye kubireba, abantu benshi bafite ubuhamya bw'ukuntu Imana yagiye ibarinda muri izi ndwara, ukuntu Imana yabarinze ibigeragezo, ukuntu yabarinze inzara. Abantu bafite ibihamya byinshi, ubuhamya bwinshi. Ndabizi neza kuko korona nirangira, abantu bazavuga ubuhamya, bazavuga imbaraga z'Imana, bazavuga gukomera kwayo, kuko babashije kwihangana. Haleluya. Reka nkubwire ngo ibi ni ibigerageza abantu bahura nabyo, ariko by'abakristo. Iyo duhuye n'intambara zimeze gutya, tugomba kwihangana. Reka nkubwire ngo ukomere ku ijambo ry'Imana, ukomere ku cyo wamenye, ukomere ku mbaraga z'Imana wamenye, kuko umunsi umwe nibirangira tuzabona ubwami bw'Imana. Reka nkubwire, abantu benshi bihanganye, turavugaho bake gusa, ariko ni benshi bihanganira ibagerageza. Inzagera ku nshuti yanje Paulo asa nezeza cyane. Iyo nsomye ibyakozwe n'intumwa igice cya 28, Bibiliya izimbwira ukuntu Paulo yihanganiye umuhengeri, yihanganira intambara, yihanganira amazi, yihanganira inkuge bari barimo, ukuntu yasadutse, ariko bageze hari hakurya imerita. Haleluya. Agaragaza gukorera Imana, agaragaza kumenya Imana, agaragaza ubushake bw'Imana. Bibiliya ivuga ngo arihangana, yihanganisha abari mu nguge, arihangana, aravuga ngo nimwihangane, twese tuzambuka, twese tuzakira, ariko ibyo dufite bizangirika. Haleluya. Reka nkubwire ngo hari ibyo dufite byinshi byangiritse, ariko nimwihangane. Hari ibyo dufite byinshi byahuye n'intambara, hari ibyo dufite byinshi byapfuye byacu kubera kutabona umwanya wo kubikoresha, ariko birangirika. Ariko reka nkubwire ngo wihangane. Bamaze kwambuka, Bibiliya ivuga ngo Paulo ageze hakurya ngo bacana umuriro, banira igihugu ngo bacanira umuriro, ngo barota, ngo akusanya umuganda w'ingwi, ngo arangije kukusanya, ngo acanye, ngo havamo igikururuka. Bibiliya ivuga ngo havuyemo igikururuka, kiramufata ku gikonjo, aragikunkumurira mu muriro, ngo bene ni igihugu baravuga ngo no. Haleluya. Ngo noneho uyu muntu yakoze byinshi, ngo idacurwa kibera, ngo no munsi ngo iramwisha. Ariko ngo bategereje, bakigize umwanya muremure, bategereje kwapfa, bamukiriye urwo gupfa. Haleluya. Iwe yarafite isezerano ry'Imana, yarafite imbaraga z'Imana zari muri we, yarafite ijambo ry'Imana ryari muri we. Reka ngubwire, iyo tubise ijambo ry'Imana, nubwo ibigeragezo byase, tuzatsinda. Haleluya. Paulo ngo akunkumuriye mu muriro, abikunkumuriye mu muriro, ibibazo byinshi tubikunkumurira mu muriro, tukabishira mu muriro, kubera kwizera, kubera kwihangana. Amaze Bibiliya iravuga ngo bagitegereje, babonye adapfuye, benshi baravuga ngo arabyimbirwa, babonye atabyimbirwa baravuga ngo arapfa kindutse. Abantu benshi niko babitekereza. Iyo babonye twahuye n'intambara, iyo babonye twahuye n'ibigeragezo bitandukanye, badushiriraho urwo gupfa dukindutse. Ariko iyo babitegereje, ngo baza bahindura imvugo. Reka nkubwire ngo Paulo bahinduye imvugo, baravuga ngo noneho ntabwo ari iwe, ngo ni Imana. Reka nkubwire, bazahindura. Abantu benshi bazahindura babonye warihanganye, barabonye Imana yarakuzirikanye, babonye Imana yaragukoreye ibitangaza, bazahindura. Bavuga ati noneho siwe, ni Imana. Reka nkubwire ngo ihangane
uzanesha, ihangane uzanesha, kuko niwamara kunesha abantu benshi barahindura. Reka nkubwire ngo ibyo dufite none n'iby'igihe gitoya, ariko umunsi umwe nitumara kwihangana tukazabona umwami Yesu, tuzabona ubwiza bw'Imana. Haleluya. Paulo azanezeza cyane, nkanezezwa na Daniyeli, ngo baramubwiye ngo nta kindi twabona, nta n'ikindi twashaka, nuko yaje mu rwobo rw'intare. Daniyeli arihangana, yemera gusugurika, yabakoraga ibwami, yemera kubabazwa, aratibuka aja mu rwobo rw'intare, kuko umwami yaramuvugishije aramubwira ngo nta mpamvu n'imwe sinagucumuyeho kandi sinacumuye ku Mana yawe. Aravuga ngo nubwo hirya y'ibijigo by'intare ko ndabona ubugingo. Reka nkubwire ngo iyo twihanganye hirya y'ibibazo tuzatubona ubugingo, iyo twihanganye hirya y'intambara tubona ubugingo. Reka nkubwire ngo nshuti yanje ihangane. Daniyeli bamutaye mu rwobo rw'intare, araye mu rwobo rw'intare, marayika w'Imana ngo aramanuka afata iminwa y'intare, arazifunga iminwa y'intare. Bibiri zivuga ngo Daniyeli arara yiseguye intare, arara mu gitaramo cy'intare. Haleluya. Kuko yari yahuye n'Imana, yari afite ijambo yari yabikiye muri we, yari yarihanganye. Bibiri iravuga ngo mu gitondo kare kare umwami araza aramuhamagara ngo Daniyeli mugabo ukundwa, mbese intare hari icyo zagutwaye? Aravuga ngo nta intare zantwaye, ngo kuko nta kibazo nakugizeho, nta kibazo nagize no ku Mana yaje. Reka nkubwire ngo ihangane. Nutabasha kugira ikibazo n'Imana, ntugire ikibazo na Yesu, nta kibazo uzatsinda urugamba. Urugamba turiho ruzatsindwa, kuko turakorera Imana muri iki gihe, ko turavugira Imana muri iki gihe. Reka nkubwire ngo ihangane. Ndabizi kuko ibibazo ni byinshi, wahuye n'intambara nyinshi mu rugo, wahuye n'intambara nyinshi mu miryango, ariko ihangane. Ubukewa bwaraje, ubupfubyi bwaraje, ibibazo byabaye byinshi, ariko reka nkubwire ngo ihangane. Igitondo kimwe tuzinjira mu bwami bw'Imana, igitondo kimwe imvugo izahinduka. Nubwo ubona none hano mu isi, reka nkubwire ngo bikiri hano mu isi bizahinduka, ariko ihangane. Haleluya. Bibiliya isimbwira ngo Stefano yabashije kwihanganira amabuye bamuteye, ngo bamuteye amabuye cyane, bamukubisa amabuye menshi cyane. Reka nkubwire ngo aravuga ngo data bababarire kuko batazi ibyo bakora. Ndabizi neza hari byinshi bituma abantu benshi bakora ibintu batazi, bagavuga ibintu batazi, bagakora byinshi, ariko reka nkubwire ubababarire kuko ntibazi ibyo bakora. Wihangane kandi ubaheze igihe, ubabwire ngo iki ni cyo gihe cyo guhinduka, iki ni cyo gihe cyo gukorera Imana, iki ni cyo gihe cyo gushaka umwami. Reka nkubwire nshuti yanje, dusoza reka nkwinginge ngo wihangane. Ndabizi neza ko ibibazo ni byinshi, ndabizi ko intambara ni nyinshi, ndabizi ko imvuga ni nyinshi, ndabizi ko wahuye n'intambara nyinshi muri iyi corona, wahuye n'ibibazo bitandukanye. Haleluya. Ariko ihangane. Reka nkubwire ngo wihangane. Kwihangana gutera kunesha. Reka nkubwire ngo nubwo wahuye n'imvugo nyinshi, nubwo wahuye n'intambara nyinshi, nubwo wahuye n'inzara nyinshi igatera umuryango ukiganyira, ariko umwanditsi mwaravuze ngo ntimukiganyire ngo muzarya iki muzanywa iki, kuko ibyo byose irabizi. Imana niyo yakuremye, Imana niyo ikuzi. Ihanganira ijambo ry'Imana, kuko ihanganira ijambo ry'Imana. Yavuze ngo kuko witondeye ijambo ryanje, ukihangana kwanje, ndakubwira ngo nzagaruka mbane nawe, nzavugana nawe, nzakurinda. Iyo witondeye ijambo ry'Imana, Imana izakurinda. Nshuti muvandimwe, n'aya magambo nashaka kugusangiza ngo wihangane. Uyu munsi wihangane kuzageza umunsi Kristo azazira aje gutwara itorero. Niwihanganira ijambo ry'Imana ukaribika mu mutima wawe, uzabona ubwiza bw'Imana. Imana ibaheze umugisha kandi bagiriye neza. Nta kindi nababwira ngo mwihangane, mukomere, nubwo ibihe bigoye, nubwo ibihe birusha, ariko wihangane. Ijambo ry'Imana ridufashe kandi mukomeze mwihangane kuzageza imperuka. Imana ibaheze umugisha. Amen. Mugire umunsi mwiza, muhure n'ubwiza bw'Imana, ukomeze bane namwe. Amen. Kadusenga. Data mu izina rya Yesu, ndagushimiye kuri iri jambo ry'Imana. Uheza abantu kwihangana muri ibi bihe, uheza abantu kumenya Imana muri ibi bihe, uheza abantu gusobanukirwa muri ibi bihe. Ijambo ry'Imana rigwire muri mitima yabo, bagwiza imbaraga n'ubwenge n'urukundo rw'Imana.
urakoze data, ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Amen.